yego naragiye ndahera ariko hari ibintu nahise nkora, hari ibindi bintu nahise njya gukora ariko ntabwo mwagakwiye. Reba na mama noneho we ngira gutya ejo bundi namusabye agahushya arakanyima, si twajya ngo ino ni gereza muba mumfungiramo. mani njye nabuze controle birangira mwebirengoze ukirukana umuntu w'inshuti yawe ujya kwakira inkobwa, uzi ko ibyo babyita ubufu? ntacyo upfa kumbwira numve. uri kunyumva? uyibagirwe nk'uko wacutse ibere rya nyoko, niba unamufite niba yaranaryonse simbizi. urumva kigoryiwe uzongera kwiratira heza na so nangirwa so witwa ngo ni so yaragutaye. bonyumva byarangiye mukobwa sha ko rya joro twabanyemo njye nawe yamaye twanyweye ngo hari ukuntu ngo byaje kugenda uyumve arangije yanga gusohoka mu nzu none hagiye kubihuhura mu cyumba ngo ahangaha sinsohokamo. mba mukunzi, urabizi imyaka tumaranye njye nawe dukundana, mu by'ukuri nta muvandimwe uranyereka, yewe habe n'inshuti yawe n'imwe nari namenya. ariko si ubu nk'uburamutse ugize ikibazo ubu koko nabigenza gute? namenya mbariza hehe koko? akosemera ubwo mwana ariyoberanya pe. ntesemera utambeshye, ubu umwana ungana gutya yashobora kwiyoberanya bigeze aho ngaho? njye ndumva umubeshyeye. Ange nawe umaze iminsi witwara nabi, umaze kumbera nka sindi neza. Ntabwo nyine ngewe ikibazo mba mfite hano ngaha, umuntu nta nubwo mumwemera ngo asohoke basi ajye no kwitembera, ni uguhora yicaye hano ngaha. Ushaka kujya hehe? Ese basi ntabwo nasura n'inshuti zanjye. nyine ni cya kibazo nakubwiraga, ni ukuba witwaye nabi. nese ubundi wagize ngo witwaye neza Mary yakwima uruhushya? Ntabwo umuzi wowe. ahubwo reka nkubaze, ejo bundi uri kumwe na Mary muri salo, njye byarandenze, ko ari ubwa mbere nari mbonye umwanya ungana kuriya, noneho umwana yifungiranye, mwari muri mu biki? nyine ibintu yari ari kumbwira biteye ubwoba pe. ibintu biteye ubwoba guteze mbabara mbwe sirakwiye ko ugomba kuzajya imyisanzuraho bambwira. akubwira iki? Ange wowe ntabwo ushaka gufatikaye ngo wige, niba mutari mwatangira no kwiga ariko ntabwo wasubira no mu masomo mwese. wa mwana sinzi urananiye, ngwino hano ko mbona ariko ubundi uzi utabishaka. Ako semeri reka nkubaze, ko mbona uza wameza amababa ubundi n'ikibonye kidasanzwe. ariko dada reka nkubwire, reba ahantu mwaje kwihugika mwicaye, sinzi ibyo mwari murimo, mwagiye muza mukicara mu nzu, niba ari ukuganira mukaganirira mu nzu. Mbese kanwazi ni ubwa mbere wabonye njye na Ange tuganira ku buryo wavuga ngo twaje kwihugika? Ikibazo naho twicaye cyangwa ikibazo ahubwo nuko wumvisha agiye kukumenera amabanga? Ukaza wasaze da. ariko noneho ndumiwe koko, ngo ibanga kagira inkuru. irihe banga se? noneho njye mvuye hanze ninjira mu nzu, ninjiye mu nzu sinzi ukuntu ndebye ku idirishya mbona rido yaho ntagiriho neza, nza kuyishyiraho nyishyizeho nibwo mbabonye hano hanze. urumva rero ubwo iby'amabanga ntago mbizi, ahubwo kagira inkuru nimumbwire neza. Ange ngo amabanga mwe muri mu biki? Namurebye nta kidasanzwe twavugaga, nuko nari ndimo ndaganira na tantine ariko urebye nta mabanga twamenaga. buriya ntawamenya, wasanga ari ibintu biba byashatse guhurirana gusa, nyine nta kibazo kirimo. kubera ko narinje nsanga murimo kuvuga nyine sinzi, ubwo nyine wowe na Ange hari icyo munyize ntabwo mbizi. Mbese byari bihuriranye. noneho ngiye nakumva neza ibyo twavugaga mu kanya, byaba umuhungu nyine ubwo nabyo byarahuriranye, ndabyumvishe neza. byanga bikunda hari ikintu bankinze,
ntabwo wambwira ngo ibi ni ibintu bihuriranye, niyo byaba bihuriranye harimo ibanga pe, ariko nanjye nakabaye menya ikintu bampishe koko. umva wantuza we, ntabwo birangiye mu kanya urambwira ubwo bujajwa wari ugiye kujajwa na dada, uranyumva? Cishwaho. Sindi ngwino hano umbwire. Ati naje ngaho mbwira. Wari uri gukora iki? Nta kintu nari gukora. Noneho nshaka ko umfasha sibyo, tugakora isuku hano ndabona hajagaraye. Nase tante mbanza nzane umweyo. Oya mweyo ubu wihoreye, ngiye kwanza nkuremo bino bintu bijagaraye n'aya mabuye nyatondeke, nawe ugende ukuraho turiya twatsi, noneho turarangiriza rimwe ubundi dukuburire rimwe. Ariko se tante simbona nabibi. Oya utwo twose dukureho twose ariko utumareho. Urumva nshaka ko hano hantu tuhakora isuku hagacya neza. Umupira wambaye usa gute? Ariko se tante hari icyo itwaye? Urabona utanduye, ubundi ko nziko nibwa wakarabye wongeye usubira mu myenda wari wambaye. None se ubundi buri ko umuntu yazaza ahindura imyenda. Nazeraga imyenda wayisubiyemo yose, ubundi umuntu yoze arahindura by'umwihariko noneho nk'imyenda y'imbere. Ange nanifite n'imyenda mike. Oya wiza n'ibintu by'inzitwazo ngo imyenda mike ni iki, ugomba guhindura kandi noneho ukamekinga shoko utwenda tw'imbere wadufuze twakeye watwanitse no ku zuba sibyo. Icyo kibazo ndaza kugikemura ariko cy'imyenda. Ubundi wowe wagiye uza ureba. Ariko ubundi sindi wagiye winjira ukomanze uranankanze kwanza. Ariko ubundi ubwo Ange ubwo ngubwo uri kwikanga iki? Ariko ubundi ubwo uzi kumvunye. Ihangane bantu, humura mu kanya birahita bikira, cyangwa ubundi wagiye ureka kwinjira wihuruza. Ubwo se abantu utamvunye ndi kwitakisha unatari kubabara. Ubundi se warinda umbwira ngo ndihuruza, hano ni mu cyumba cyawe, ubundi se wari uri muri telefone ya mama umaramo iki? Wumva se ko ari fone ya mama nye, cyangwa ubundi ibyo birakureba wiki? Wagiye ureba ibikureba. Gusa ahubwo nta kibazo, ndaza kubivuga uko byagenze kose, maze turebe ko nta kintu bagutwara. Bantu uze kumubwira ko wanyereye urimo urakoropa ukavunika, sibyo? Mbabara ariko ntundege, ntuvuge ko ari njye wagusunitse ukanyerera ukagwa. Ubundi se kuba nubwo natarakora imirimo yanjye urabona ndibuze kuyikora gute meze kuno nguko? Ubwo si cyo urumva ari cyo kibazo? Ibyo utarakora ndi bigukorera, ariko mbabarire ntundege sibyo? Dore gutangiye no gushyuha, ubwo se urabona ndibuze kubwira mama ngo iki none aranyica? Uze kumubwira ko wanyereye ukagwa urimo urakoropa, hari ikindi? Ariko Ange ubwo wagiye ureka gushukana gutya, maze ubundi se urabona hano ngaha hari hakoroka. Hanyuma se ko nshimye uri bubikore uno munsi mama wawe adahari, nazaba ahari uzakomeza ubikore. Uze kumubwira uko nakubwiye, ubundi iyindi minsi azaba abizi ko wavunitse, urumva? Azajya aguha akazi gahwanye n'uko umeze, kandi nzajya nanagufasha sibyo? Ubwo nta kibazo, ariko nutabikora ugasiba rimwe nzahita mbivuga byose uko byagenze, maze ubundi turebe. Ubundi se wari uri muri telefone na mama ukoramo iki ko nabonaga watwawe cyane? Byose birakureba, ntabwo tugamba ugira.
Mwiriwe. Ariko mwana nanga ukuntu dada atita ku bintu. Ubaye amahirwe aramutse amucitse ntago ari we waba wize koko. Sibiti. Dada arari? Oya nawe hari wamashakira biki? Ndamushaka cyane kandi ndamushakira ibintu byihutirwa ariko mana yanjye dada na fone yananiye burundu. Nese si ko ndaza amaso yatukuye wabaye iki? Nta kintu nabaye. Nta kintu wabaye? Nese ko ndaza ukuboko kwawe ariko kumpisha ufitemo iki? Zana turebe. Batarakubeshya yavunitse. Yavunitse? Yavunitse ryari? Zana turebe. Uri kumbabaza. Sorry mama ntabwo nongera. Yavunitse ryari? Mu kanya yari arimo arakoropa aranyerera aragwa aravunika. None se basi mama wanyu arahari? Ntaho hari ntago nzana yagiye. Ntabwo komande yanjye. Mufite pomade? Oya. Okay basi zana amazi dushyire kuri mbabura yanyu nayo duteke turebe ko ndebe ko nawe. Ariko muri teremunsi wanza harimo amazi. Ngayo utese basi yazane. Kandi yashyire mu kabasi. Zane n'igitambaro cyo kumukandisha. Nayo. Arahari. Ngaho nyine genda yazane, genda ushyire mu kabasi uzane nyine dukanda indi mwana. Kandi zane n'agatambaro ko kumukandisha. Vuba. Ange gira vuba. Uri kumbabaza. Kugira ngo ukire uretse gatoya. Ngaho ntabwo nongera kubabaza cyane basi. Uretse gatoya. Uri kumbabaza. Uretse gatoya. Nese yajya ngo urembe. Ihangane. Nese uragira ngo urembe? Ntabwo wongera kubabara ngo ndagira gake. Mary. 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 Nikose ibi ntibiki hano habaye iki? Shawa hane iki mwana ngo yagwa yaravunika. Aha. Kandi muri rugo naje nyenje nanjye kuri inshuti yanjye nta n'umuntu n'umwe nasanze. Nye nanjye narimo kumukanda. Yo. Sha noneho ibi nibiki? None se wavunitse utasinde? Yago yaravunitse. Yesu reka njya kuzana phone mpamagare mama we. Erega telefone mama yayisize. None se ubwo tubigenje gute? Allo? Biteketi? Ni byiza. None se shaka nashaka ko tubonana nakubona ntemwa? Yesu we, clip mpuzi. Cha gerageza ushaka umuntu tubonana n'ukuri. Ana yaje. Okay, nta kibazo nimba bidatinda. Nangeze hano hafi y'ikigo cy'amashuri, nta kibazo waza tugahura naye ndi kujyayo. Cha nyine urumva hari tunashaka kohereza kuri email. Nagira ngo nyine ugende utumfashemo tu. Okay, so nta kibazo. Okay, ndaje ngusangane noneho tujye dukomeza tujyayo. Ah, Keti. Abese tatuza beta nayacu. Cyawe. Cyanyizuriza mwana nje nta cyatwara. Oya ahubwo sinjye gutandukana ejo bundi wahesheje amabara tugahurira. Niyongera usuhuza. Utaragurwa n'iki kutanduye. Aya nta corona mfite. Icyo cyo ndakizi. Nta corona mfite kandi niyo nawe waba uyifite. Yawe nakwemera nkanayirwara. Umva yewe cyane nambabarwa n'abantu waba ugiye kwanduza. Ntabo abandi bose ninjye abanduje. Kandi nimwe mukome bamwe kurizinga kesi mu Rwanda. Ibyo ngibyo tubyihore. Ahubwo se shawe uvuye harya ubundi? Shamba mvuye kwa inshuti yanjye y'umukobwa ariko mana yanjye umva no mushame ariko nta gahunda agira. Uzi ko ubu ngubu mvuyeyo ariko ndamubuze gusa nyese no kumubura gusa ko na phone nasanze itari yavuyanyeho phone. Ashobora kuba afite ibindi yenda yagiyemo bifite inyungu. Aha ntawamenya.
none se warumpamagariye iki? Bosha nyine nagira ngo tujyane kuri Siberi, hari ibintu nyine byo kwatacinga nagira ngo mfashe, urabizi rero kuva na kera email nyijyaho ngiye gusoma ubutumwa no kohereza, urumva kwandika ibyo gusa, ibintu byo gufata ibintu ngo mbikuye hane wapi, nagira ngo bimfashe ko ndabizi neza wowe hari utuntu twisha bajya kundusha. Kongeza ukuri iyo menya ko ari ibyo ngibyo mpamagariye nta nubwo nari kwigoranza. Tambwira zukuri kimwe nanjye. Wako wagireka. Ibyo bireke mwana, nukuri nawe umuntu nizeye pe. Cyane ari mwizeho ubuhanga. Naoya cyakoze nyine umva reka mubwire. N'ibindi kubona amasaha arimo kwihuta. Kantaye. Jya wenda wabona hari n'undi muntu kwigishije nyine cyangwa niba kwigisha nanjye zazo nyigisha. Okay ntacyo, ariko shari n'ikintu nashaka kubwira. Ngaho se shambwira. Ndakikubwira kuri telefone. Ariko mukanya si dupfuye kuza ubobera. Ariko reka tubyihorera, ariko ubanza urimo uranancunga si gusa. Kanya uri kuza ubundi ukagenda ubundi ukagaruka uri mu biki. Hako Ange njye ndi wowe naba nkora imirimo yawe kuko mama yenda no kuza ubu ngubu hako wasanga ari no kuri wa muturanyi. Sha ibyo ngibyo byihorere wana, wowe upfa kunkorera ibyo nakubwiye sibyo? Aha ariko Ange njye ndumva mfite n'ubwoba ariko uko byagenda kose mama araza kurukubita pe. Oya wana, ahubwo umva nkubwire, urebye njye nta n'ibintu bikaze narindi kureba sibye amafoto na video narindi kureba, ariko ubundi urebye nta kintu kidasanzwe narindi kurebamo. Ariko se Ange umbwije ukuri wari wikanze iki? Reka wana, naringize ngo ni mama waruje, umva yaba ari we yari kunyica pe. Aha abireke kumbwira sha usuzaheka ntumwicisha urume. Ako se noneho inguko mbona yiziritse ukuboko byagenze gute? Umuha gutera kwinshi koko. Ese ubone na telefone yanjye mwabonye? Naye twabonye. Umva ndamutse mbuze telefone yanjye kuko nayisize muri iyi nzu. Ntayo najyanye. Gute mwambwira ntago mwayibonye? Sindi nta telefone yanjye wabonye? Ntayo nabonye. Uretse ndamutse nyibuze icyababaho ntago mukizi. Umva sindi utaza kubivuga sibyo, gahunda ni yayindi. Ariko Ange wamvanyeho imiteto ngende no kwibabarira. Ubwo sibyo bambwiye so mbyumvishije ngo umuha gutera kwinshi. Kusema Tesko mbona ufite kwiyambika. Telefone yanjye ndayibuze mbabara unize mbipe telefone yanjye. Yego. Shana guhamagaye nyine ndakubura nsanga itariho. Hako nageze iwawe nyine ukakana kawe gakuru niko kambwira nyine ngo wayisize mu rugo. Ako mana yanjye barabana nzabagire gute? Uzi ko nayishatse nkayibabaza bakambwira ntago baza hano yagiye, ariko buretse reka nzi.